Ikintu cya gatatu gitumye abantu bacika intege no kutitegura mbere y'igihe. Bisobanura iki kwitegura mbere y'igihe? C'est simple, biroroshye. Ni ugutsinda intambara utaragera mu ntambara. Ngo busobanuro naguha muri iki gitondo. Ni ugutsinda ikibazo mbere y'uko uhura nacyo. Kuko kwitegura mbere y'igihe bituma uhunika imbaraga, bituma reka ndabaho urugero. Ni nko kumenya ko saa moya z'ijoro umuyaga nkuba uza kugenda. Noneho ukitegura generator yawe, ukitegura essence cyangwa mazutu uza gushiramo. Igihe amatara ari bugendere, abaturanyi bose baraza kubura amatara, ariko wowe kuko wamenya ayo makuru ukitegura mbere, bituma ucya mu mwijima ariko udafite umwijima. Donc utsinda ibibazo mbere yo kuhura nabyo. Kwitegura rero mbere y'igihe biradufasha. Tuba twarahunitse imbaraga muri twebwe zo guhangana n'uwo mwiza cyangwa umwijima cyangwa ibyo bihe bitoroshye biba bigiye kuza. Rero hari umugani Yesu yaciye umugabo wubatse inzu ye ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Ikibatandukanya bano bantu ni uko umwe yiteguriye ibihe bitoroshye, undi nawe yubatse atazi ko umuyaga uzaza. Niyo mpamvu yasize ku musenyi, yumva ari ibintu bisanzwe, ibi bizamara ibi ngibi byiza. Yihutira kugaragaza inzu yiwe hejuru, ariko niyihutira kuyubaka aho abantu batabona. Umva nkubwire, kwitegura mbere y'igihe bituma twiyubaka muri twebwe kugira ngo tuzashobore guhangana n'ibihe biri imbere. Kuko ikigushoboza guhangana n'ibibazo ntabwo ari ibintu bigaragarira amaso y'abantu. Amashyi, icyubahiro, impundu, gushimwa, ibyo ni ibintu bigaragarira abantu. Ubutunzi, ibyo ni ibintu bigaragarira abantu. Ariko mu bihe bigoye ntabwo ari byo bigufasha. Ikintu gifasha ubuzima bwawe mu bihe bigoye ni za mbaraga cyangwa se ni bya bintu abantu batarebesha amaso. Urugero, ubusabane bwawe n'Imana. Nta muntu ushobora kubupima. Ni ikintu kiri hagati yawe n'Imana. Ijambo ry'Imana wumvise, ntabwo abantu bashobora kumenya urwego amagambo w'ibizima. Ibyo bimenywa ryari? Mu gihe kitoroshye. Rero igihe kitoroshye nicyo gihe abantu babona imbaraga zacyo, nicyo gihe abantu babona ibyo twibitsemo, nicyo gihe abantu babona iby'Imana yakoze muri twebwe. Koko nibyo, koko uriya muntu Imana yamwambitse imbaraga zayo. Ni igihe rero cy'uko dutegurwa mbere y'igihe. Iyo umuntu yateguye mbere y'igihe, iyo ahuye n'ikibazo gikomeye, ntabwo atakaza ubwiza bw'Imana, ntabwo atakaza wa mutima w'Imana, ntabwo atakaza wa rukundo rw'Imana, ntabwo atakaza kwakwera no gucyanukira Imana. Usanga ashikamye, usanga ahagaze, amafaranga yagiye, abantu bamuvuyeho, amazina ni menshi arimo baramwita hano hanze, ariko ugasanga aracyari wa wundi, aracyafite umunezero, aracyafite amahoro, aracyafite kwiringira Imana, aracyafite gukomera muri we, aracyayihimbaza nubwo ibifatika bidahari byatuma avuga imirimo y'Imana. Ariko kuko ijambo ry'Imana ngo byose bizavanwaho, ngo imisozi n'udusozi tuzakugwaho, ngo ariko ijambo ry'Imana rizahora iteka ryose. Kuko yubatse ku ijambo ry'Imana, nta kintu na kimwe gishobora kumunyeganyeza no kumuca intege, kumubuza gushima Imana. Twitegure mbere y'igihe, tuzatsinda mbere y'uko tugera mu bibazo.